Imana ishimwe bene data, kandi amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Uyu munsi ndagira tuganire ibintu umukristo agomba kuba afite n'ibyo agomba kwitaho. Ibintu umukristo agomba kuba afite akanabyitaho cyane, nubwo ari byinshi, ariko uyu munsi nifuje ko tuganira bikeya muri ibyo byinshi. Imana ishimwe. Icyambere, umukristo agomba kuba ari umuntu ufite intego. Umukristo agomba kugira intego mu buzima bwiwe, kuko iyo ufite intego iteka ryose uhora wita ku byo utekereza, uhora wita ku byo uharanira kugira ngo uzabashe kubigeraho, kuko ufite intego kandi ntuza utarabigeraho. Ariko rero iyo nta ntego ufite, nicyo gihe usanga watujije, ugasanga wabivuyemo, ugasanga harimo kujenjeka. Ariko iyo ufite intego ukorana ishaka n'ubutwari n'umurava. Umukristo agomba kugira intego, kandi intego nta yindi. Intego ni ugukiza ubugingo bwawe. Iyo niyo ntego nyamukuru y'umukristo, ni ugukiza ubugingo bwacu kugira ngo butazamanuka buje he, butazamanuka buje ikuzimu, butazamanuka buje ikuzimu, ahazaba kurira. Zaburi, umwanditsi wa Zaburi niwe wabivuze neza ku 16 umurongo wa 10. Aravuga nkuko utazemera ubugingo bwanje ngo bumanuke buje ikuzimu, kandi kutazakundira umukunzi wawe kugira gute, utazakundira umukunzi wawe kubora. Imana ntabwo izemera, kuko ubugingo bw'uwamwemeye wese, ubugingo bw'ufite intego yo kuja mu ijuru, ubugingo bw'ufite intego yo gushaka Imana mu kuri no mu mwuka, mu by'ukuri, ntizemera kuko ubugingo bwiwe bumanuka buje ikuzimu, kandi ntabwo izemera kuko umubiri wiwe ubora. Abapfuye bumva, abo bose bazazuka babashe guhabwa ubugingo buhoraho. Intego, umukristo agomba kugira intego. Intego nta yindi, ni ukuzakiza ubu bugingo bwacu, kuko hano mu isi turi naho igihe gitoya. Dufite iyo turi ko tugana, dufite iyo twerekeje, nta handi twerekeje mu buruhukiro. Kandi udashaka uburuhukiro nawe afite iyo ari kwagana, azagana kwa Satani, azagana ikuzimu, azagana ahazaja guhabwa igihembo cy'urupfu rw'iteka ryose. Ako nakaga gakomeye kuzaja guhabwa igihembo cy'urupfu rw'iteka ryose, mu gihe abandi babahabwa igihembo cy'ubugingo, kandi ubugingo bw'iteka ryose. Imana iziturinda rwose. Tugire intego, duharanire kuzabona Imana, duharanire kuzabona ijuru, duharanire kuzakiza ubugingo bwacu, kuko iyo niyo ntego nyamukuru. Ikigizeho cya kabiri, ikindi kintu umukristo agomba kwitaho no kugira, umukristo agomba kugira ishaka. Ishaka ryo mu bumana, ishaka ryo mu bumana, ukagira ishaka, ukavuga ukuri, ukavuga ukuri mu gihe kiri nyacyo no mu gihe kidakwiye. Usibye kuko nyine abantu batagishaka abantu bavuga ukuri, ahubwo basigaye babapfobya, kuko bavuga ibitabanezeza imitima yabo. Igihe cy'imperuka niko n'ijambo ry'Imana ribivuga, riravuga ngo mu gihe cy'imperuka abantu bazaba bikunda kandi bashaka impiya, ntibazaba bagikenera ukuri, ahubwo bazaba bakenera amagambo gusa abaryohera mu matwi yabo, ajaniranye n'ibyo batekereza, ajaniranye n'ibyo bifuza. Ntibazaba bagishaka kumva ukuri kw'Imana, kuko bakugomeye, kuko batagutunze, bigatuma barwanya n'abavuga ukuri. Ni nayo mpamvu rero muri no misi ya none amahubiri yasigaye yarabaye yayandi yo guca hejuru, amahubiri yasigaye yarabaye yayandi yo kugira ngo ndakwaza abantu. Reka kwazike, kuko ntiwakwazika mu gihe ibyo baba bavuga bitakuriho. Ariko rero mu gihe bikuriho, rero niba ushaka kwazika, kuko tushaka ubugingo, tutazavuga ngo ntiwumvise. Umukristo agomba kugira ishaka, ukavuga ukuri mu gihe kiri nyacyo no mu gihe kidakwiye, ukavuga ukuri.
abantu basigaye batinya kuvuga ngo ukuri, abakristo bo tugenda bagasigara batinya kuvuga ukuri, boje kutwanga, bagasigara batinya kuvuga ukuri ngo ntibyakunda. Abantu ishaka ry'Imana rikaba rikeya, ugasanga abantu bagize ishaka ryo mu bumana rikeya cyane. Ariko abantu tugomba kugira ishaka ryo mu bumana, ishaka ryo mu bumana, tukareka kwemera ko Satani akomeza kwiganza mu bantu, tukareka kwemera kuko imirimo ya Satani ikomeza kwiganza mu bantu b'Imana. Imana ishimwe cyane. Ikindi tugomba kugira umurava. Icya kane tugomba kugira umurava. Tugomba kugira umurava. Umukristo nyawe agomba kugira umurava. Icyo wagakoze none ukareka kuzagikora ejo, kandi icyo wakoze ejo ukazareka kuzagikora ejo bundi, ukagira umurava. Kuko iyo twarangaye hari ibyo Satani atwiba, iyo twarangaye hari abo Satani yiba, iyo twarangaye hari ibyo Satani yubaka. Kandi mu gihe hari abakristo b'Imana, mu gihe hari abayoboke b'Imana, mu gihe hariho abantu bakorana n'Imana, ugasanga barangaye tibakorane umurimo w'Imana umurava, ugasanga Satani yinjiriye mu by'Imana. Kandi hariho abakagombye gusenya imirimo n'imikorere ya Satani muri ino si. Ikindi, umukristo agomba kuba intwari. Paulo yavuze ati nzaba intwari kugeza gupfa. Umukristo agomba kuba intwari, ugaba intwari mu mirimo yawe, mu mirimo yo mu bumana, ukaba intwari. Kuko intumwa za Yesu Kristo zabaye intwari, ni nayo mpamvu zatumye zikora imirimo y'ubutwari. Zibasha kuvuga ijambo ry'Imana mu gihe kidakwiye, mu gihe abantu banze ijambo ry'Imana, mu gihe abantu badashaka kumva iby'Imana, mu gihe abantu barwanya imirimo yose y'Imana, ariko bahagarara kigabo, baba intwari mu by'Imana kugeza bemeye ndetse no kuzira ijambo ry'Imana. Tiwakwemera kuzira ijambo ry'Imana utari intwari. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abanyabwoba, abo banyabwoba ntibashobora kunezeza Imana. Abanyabwoba ndetse n'abatizera, abo ntibashobora kunezeza Imana. Tube intwari mu mirimo yacu, tube intwari mu muhamagaro wacu, tube intwari mu bikorwa by'Imana, tube intwari twoye gucika intege. Nubwo impamvu tugomba kuba intwari, impamvu tugomba kuba intwari nuko turi abasirikare, kandi umusirikare agomba kuba intwari. Turi mu rugamba. Rero mu rugamba ubaye munyabwoba taco wageraho. Ubaye munyabwoba tiwanezeza uwo kwandikiye mu gisirikare. Ubaye munyabwoba tiwakora imirimo yawe neza, wahora utsindwa n'urugamba. Ni nayo mpamvu rero tugomba kuba intwari mu rugamba. Ijambo ry'Imana hari mu gitabo cyo kuva 15 umurongo wa 13 haravuga ngo Uwiteka ni intwari mu ntambara. Uwiteka niryo zina rye. Uwiteka ni intwari mu ntambara. N'abamwemeye turi intwari mu ntambara, n'abamwemeye turi intwari, kuko dufite jemedari wa vita, ndiye Yesu Kristo. Jemedari wa vita ni Imana yonyine. Ni nayo mpamvu natwe tugomba kuba intwari, tukarwana kigabo. Ikindi, umukristo agomba kugira ukuri, akavuga ukuri mu magambo yiwe, akaba umunyakuri. Imana ishimwe. Ikindi, umukristo agomba kugira ubwenge. Imana ishimwe cyane. Dusubiye hariya kukuri kwanza kwa mbere, reka tubanze tuvuge kukuri. Kuko Pawulo wenyine arabivuze, aravuga ngo ntiducogora, ahubwo twanga ibiteye isoni bikorwa rwihishwa. Ibyo yabivuze abyandikira Abakorinto mu rwandiko rwa 2:4 no kuri 2. Aravuga ngo ntiducogora, ahubwo twanga ibiteye isoni n'ibikorwa rwihishwa. Tutagendera mu buriganya kandi tutagoreka ijambo ry'Imana, ahubwo tuvuga ukuri tweruye, bigatuma umuntu wese adushimisha umutima we imbere y'Imana. Mu gihe cy'aba Pawulo bavugaga ukuri kweruye kw'ijambo ry'Imana, bunyine abantu tibakivuga ukuri kweruye kw'ijambo ry'Imana, ngo yaye ngo bondwanya, oyaye bondeba gutya nuko, bigatuma utinya ntugira ishaka ryo kuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana, kuko Yesu Kristo ubwiwe n'Imana ubwayo ni ukuri. Rero nawe iyo ushaka kuvuga Imana uvuga ukuri kwayo.
abantu bagasigara batinya kuvuga ukuri, abayobozi bagatinya kuvuga ukuri, abavuga butumwa bagatinya kuvuga ukuri, abantu bagatinya ukuri ngo kuko abakumva bashobora kukwenterpreta mukundi, bashobora kutakumva nk'ukuri, ariko ukuri kuza guhora ari ukuri. Ni nayo mpamvu rero tugomba kugira intwaro y'ukuri, aba bantu tukavuga ukuri kw'ijambo ry'Imana, ikibi kikavugwa mw'izina, iciza kikavugwa mw'izina, abantu tukagira ukuri. Ikindi kiza gisambura ibintu ni ukutagira ukuri. Mu makanisa akabura ukuri, bigatuma abayabamwo n'abayakorera mu gihe batabwizanye ukuri, ugatuma hakaza kuza umuzi wo kutumvikana, hakaba nka kujya kw'Ibabeli, ka wa munara w'Ibabeli. Impamvu munara w'Ibabeli wasenyutse nuko hatabayemwo ukuri. Ni nayo mpamvu rero musige mubona amakanisa agenda acikagurikamo nka kurya ku munara w'Ibabeli. Ntarekaga gukikamo, yahindutse ku munara w'Ibabeli kuko ntiyariho kumvikana, ntiyarimwo ukuri kw'ibintu. Abakristo ni nayo mpamvu bagiye baki, ni nayo mpamvu abakristo bagiye batandukana, abakristo bagiye birema ibice kuko nta kuri kubarimwo. Kandi rero hatari ukuri ntiyaba hariho kumvikana, iyo hatariho kumvikana haba hariho gusenyuka, umunara w'Ibabeli wasenyuka ukika hasi. Niyo mpamvu rero abakristo bagomba kwita ku kuri kandi bakakuzigazira kandi bakagukomeza. Imana ishimwe cyane. Ikindi umukristo agomba kugira ubwenge. Umukristo agomba kugira ubwenge bw'Imana kuko Imana ubwayo niyo yaduhindukiriye ubwenge buva ku Mana. Yesu Kristo niyo yaduhindukiriye ubwenge buva ku Mana. Paulo yandikira abikorinto 1:30 yaravuze ngo ibaha kuba muri Kristo Yesu waduhindukiye kuba ubwenge buva ku Mana no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa. Umukristo rero agomba kugira ubwenge, umukristo agomba kugira ubwenge, kandi ubwenge ni Yesu Kristo, kandi Yesu Kristo yaduhindukiriye ubwenge buva ku Mana kuko yatanzwe n'Imana kugira ngo aze aduhindukirire ubwenge. Ariko ugasanga abakristo benshi nta bwenge. Ni nayo mpamvu rero babaye abo kurimbuka, ni nayo mpamvu rero imirimo yabo yasenyutse, ni nayo mpamvu imihamagaro yabo yasenyutse, ni nayo mpamvu ibikorwa byabo byo mu Mana byasenyutse. Muhanuzi Hoseya yarabyeretswe neza, abibwira ubwoko bwa Isiraheli mu gihe ubwoko bwa Isiraheli bwari bumaze gukora ibyaha. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo igicumuro n'icyaha cya Isiraheli, bamaze gukora ibyaha. Umuhanuzi Hoseya yarababwira ku isura 4:6 aravuga ngo niyo mpamvu ubwoko bwanje buzize kutamenya, ubwoko bwanje burimbuwe buzize kutagira ubwenge. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo ubwo waretse ubwenge nanje nzakureka we kumbera umutambyi, ubwo wibagiwe nanje nzibagirwa abana bawe. Iyo wibagiwe ubwenge ntugira ubwenge, Uwiteka azakureka kandi nawe azibagirwa abana bawe kuko nta bwenge tufite. Nyir'ubwenge tufite Yesu Kristo, kandi niwe uduhindukirira ubwenge, akatwigisha kuvuga, akatwigisha gutekereza, akatwigisha kubaho, akaduhindukirira ubwenge hano mu isi y'abantu. Icyongeye umukristo agomba kugira iki? Umukristo agomba kuba umunyarukundo, akagira urukundo, agakunda abantu bose, atagize gute, atarobanuye. Umukristo agomba kuba umunyarukundo rwose. Yahabe na Yohana yarabivuze ku isura yiwe ya 13 umurongo wa 3 kugeza ku wa 4, yarabivuze ngo ndabaha itegeko risha. Aya na magambo yose yavuzwe na Yesu Kristo mu gitabo cya Yohana, mu gitabo cya Mariko, mu gitabo cya Matayo. Ibi byose nibyo Yesu yivugiye wenyine mu kanwa kiwe. Yaravuze ngo ndabaha itegeko rishya, ngo mukundane kuko nabakunze abe ariko namwe mukundana. Ndabaha itegeko rishya, mukundane, n'iry'urukundo mukundane kuko iyo umuntu akunda undi azababarira ibyaha bye, kuko iyo umuntu akunda undi urukundo rumira amakosa yose. Kuko Yesu Kristo yadukunze byatumye rwa rukundo rumira amakosa yacu, bituma hinduka imbata y'icyaha kugira ngo aduhindure abatariho icyaha.
natwe rero tugomba gukunda abagenzi, tugomba gukunda abavandimwe, tugomba gukunda abo dusengana, tugomba gukunda bitarimo uburyarya. Ikibazo abantu basigaye urukundo rwa benshi rwarakonje, urukundo rw'abantu benshi rwarakonje, rwasigariye ku minwa gusa, ndagukunda nyamara atakwifuriza ibyiza. Umukristo agomba kugira urukundo. Na Petero 3:8 haravuga ngo ibisigaye mwese muhuze imitima, mubabarane kandi mukundane k'abavandimwe, mugirirane imbabazi mwicisha bugufi mu mitima. Abantu dukundane k'abavandimwe kuko Imana nayo ubwayo yaradukunze. Dukundane, twoye gukundana harimwo kurobanura ku butoni, twoye gukundana harimwo kurobanura. Urukundo rw'Imana tirurobanura, urukundo rw'Imana tirurobanura. Ariko abantu basigaye bakunda barobanura, abantu basigaye bakunda baryaryana, abantu basigaye bakunda. Urukundo rwa benshi rwarakonje. Mu bakristo urukundo benshi rwarakonje, mu makanisa urukundo rwarakonje. Rero iyo wakunze umuntu tiwagenda umuvuga nabi, iyo wakunze umuntu tiwamwifuriza nabi, iyo wakunze umuntu tiwamwanga, iyo wakunze umuntu urababarira, nubwo yakora ikosa urababarira. Rwa rukundo rukamira iki? Rukamira amakosa. Ariko impamvu abantu basigaye bahaguruka bagatangaza amakosa y'abandi, basigaye bahaguruka bakavuga ibidakwiye by'abandi, basigaye babona gusa wiki points z'abandi, nuko nta rukundo rubarimwo. Ariko ahari urukundo haba kubabarira, haba kwihangana, haba kwihanganirana. Ahari urukundo amakosa tazagira imbaraga, ahubwo urukundo ruzarugira imbaraga, rukubaka ibyari bigiye gusenyuka. Ikindi umukristo agomba kugira umunzani. Umukristo akazahora yicisha ku munzani. Rero umukristo utagira umunzani, uwo mukristo ntaza amenya nimba yakoshe, ntaza amenya yava, ntaza amenya niyaja, ntaza amenya ibiro afite mu mwuka, ahubwo ahora yizera bya biro yagiraga kera, akavuga ngo kera narasenga, kera narahanura, kera kandi ayaraya kera ntagira gute, namwe mugari mwuzuza. Ugomba kugira umunzani, ukaza wicisha ku munzani, ukareba ibiro wawe upima. Nimba upima ibiro bikeya mu buryo bw'umwuka, wicisha ku munzani, ugashaka uburyo wongera kandi ibiro. Kwicisha ku munzani nuguhora wezwa. Yesu Kristo aje kugenda yasigiye intumwa ziwe, abasigira imyuka itatu. Yabasigiye umwuka wo kwezwa, ari we mwuka w'umunzani. Yabasigiye umunzani, yabasigiye umwuka wo kwezwa, guhora bicisha ku munzani kugira ngo bezwe. Kuko Yesu Kristo yamenye amaraso yiwe kugira ngo uzakenera wese gukira azoge ayo maraso, abe aciye ku munzani. Umukristo agomba kugira iki? Umunzani. Ikindi umukristo agomba kugira icyo bita isaha. Umukristo agomba kugira isaha reveye izozi mubyutsa, akavuga ngo isaha irageze yo gusenga Imana. Umukristo utatungwe n'amasengesho gusa yo ku rusengero ku cyumweru, amasengesho kuwa gatatu. Oya, ayo masengesho ntagomba gutunga umukristo. Umukristo agomba gutungwa n'amasengesho ya buri munsi. Niko ijambo ry'Imana ribivuga ngo musenge ubudasiba, kandi mu bibaho byose muhore mugira gute? Muhora mushima Imana yanyu. Musenge ubudasiba kandi mwambaza Imana, musenge ubudasiba. Nukuvuga ngo gusenga k'umukristo ni buri mwanya, na amasaha yose musenge ubudasiba. Ntabwo umukristo yotungwa n'amasengesho gusa ku cyumweru cyangwa se amasengesho yindi minsi mikeya mu mivizi. Oya, umukristo agomba kugira amasengesho yiwe yandi ari prive. Na Yesu Kristo yarayagiraga, kandi ari Yesu Kristo yasigaga intumwa ziwe, akazisiga ahantu zisinziriye, akazamuka ku musozi akaja gusenga, akiherera agasenga. Yesu Kristo amaze kwirukana amadayimoni amaze kumwumvira, intumwa ziwe ziramubaza, se wewe ni irihe banga ukoresha kugira ngo amadayimoni akumvire n'indwara zikumvire? Arababwira nta rindi banga, ibanga nugusenga cyane no kwiyiriza, fasting. Umukristo agomba gusenga, agasenga cyane, tugomba kudumu katika maombi, tugomba guperesista, tugomba kuba mu masengesho ya buri gihe. Kuko gusenga ni intwari ikomeye y'umukristo azakoresha kugira aganire n'umukunzi w'Imana. Ni intwari umukristo azakoresha kugira senye ibyubatswe mu buryo bw'isi y'umwuka. Ni intwari umukristo azakoresha kugira ngo yubake ibyasenyutse mu isi y'umwuka.
Imana ishimwe cyane. Rero umukristo agomba kugira iki? Agomba kugira isaha, agomba kugira reveye izozimukangura, agasenga, akiyambaza Imana, kuko gusenga niyo ntwaro yonyine umukristo azakoresha kugira neshe ibimugerageza. Ikindi umukristo agomba kugira ijambo. Umukristo agomba kubakira ku ijambo. Umukristo ntagomba kubakira ku ndirimbo gusa. Umukristo ntagomba kubakira ku gisirimba gusa. Umukristo ntagomba kubakira ku bindi gusa. Ijambo ni ryo umukristo agomba kubakiraho, ibyo bindi ni ibirungo. Ni ibirungo. Yesu Kristo amaze gutwagwa n'umwuka mu butayu, agiye kugeragezwayo, Satani nawe yaragiye amusangayo, aramubwira ngo hindura aya mabuye ubasha ko yahindura umugati urye. Mu gihe yaramaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa, Satani amutera mu gihe hariho weak point, hariho mu gihe abona nkuko ari ngombwa ko Yesu Kristo agomba kurya. Ariko Yesu Kristo nta kindi yamutsindishije ijambo. Natwe Satani azadutera mu gihe yabona ari ngombwa ko agomba kudutera. Yesu Kristo yamutsindishije ijambo, aramubwira ngo zanditswe ngo umuntu utagomba kubeshwaho n'umutsima, ahubwo agomba kubeshwaho n'amajambo yose ava mu kanwa k'Imana. Natwe rero bakristo tubeshweho n'amajambo.